nyuma y'igihe kirekire aho umwe acundi yahacisha umuriro, The Ben ndetse na Coach Gael bongere kwicara hasi bajya inama basanga ko batagomba guhagarika umushinga wa Kevin Kade wo gukorana indirimbo nk'uko habanje integuza y'indirimbo bita Sikosa. Iyi ikaba ari iya Kevin Kade yagombaga kugaragaramo The Ben ndetse na Elements. Nongeye kugusuza udahwema gukurikirana ibiganiro bya Fungrase TV show umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Nizere ko wamaze gukora subscribe. Nawe kandi utarakora subscribe uri munsi iyi video ukandi kuri subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibiganiro byose tugenda tubagezaho ku bukeye nuko bwije. Guys, kora like niba ukunze ino video. The Ben yunze na Coach Gael nyuma y'igihe kirekire cyane badacana uwaka, ariko kuri iyi nshuro indirimbo ya Kevin Kade itumye bongera guhuzura umubano wabo nk'uko byahoze. Mugisha Benjamin wamenyere ku mazina ya The Ben nyuma y'imyaka 2 yari amaze adacana uwaka na Kalomba Gael. Uyu nguyu rero akaba ari wa Coach Gael wongeye kandi guhura bashyira akadomo ku mwuka mubi wa Rumaze iminsi ubavugwa hagati yabo. Abakurikirana imyidagaduro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda basamiye hejuru amafoto ya The Ben na Coach Gael bagaragara bari kumwe basangira, ubona yuko bahuje urugwiro. Ibi ngibi bikaba byaherukaga mu myaka 2 ishize ubwo bari mu mushinga wo gutegura indirimbo Why, ikaba yarahuje The Ben ndetse na Diamond Platinum. Akaba ari amafoto rero yasohowe na The Ben ataginzweho amagambo agira ati abavandimwe bongeye guhura, reka twubake kandi dufate isi bugwate, cyangwa se dufate isi muri rusange. Aya mafoto rero abayabonye bose kuri Instagram bagaragaje ibyishimo bikomeye cyane, bavuga yuko banejejwe nuko bongeye kubona abangabo bombi bari kumwe basangira. Abantu benshi nka Arisudi bajye bagaruka kuri aya mafoto, aho Arisudi yagize avuga ati ubundi ubuzima ni bugufitu, ndetse si we wenyine kuko na MC Nailo we yashimiye Imana yandika amagambo agira ati haleluya haleluya amena. Saba bonyine gusa kuko na Bombi uyu nguyu umenyerewe mu gutunganya amashusho y'indirimbo yanditse agira ati ndumva narira, urakoze Mana. The Ben ndetse na Gael murakoze namwe bwanyu, ubu reka dukore dushyizeho umwete noneho. Mu by'ukuri The Ben na Coach Gael nubwo bivugwa yuko bafitanye ibibazo, ariko bo ubwabo ntibigeze bajya mu itangazamakuru ngo bagaragaze ikibazo bagiranye nyuma yo guhurira mu mushinga w'indirimbo bakoze witwa Why. Gusa mu minsi ishize ubwo hasohokaga integuza y'indirimbo Sikosa ya Kevin Kade, The Ben ndetse na Elements, iyi ngiyi yabaye nk'imbarutso izura akaboze. Iyi ndirimbo yatinze gusohoka bituma benshi bikuma Coach Gael bivugwa yuko yaba yarayitambitse kubera ikibazo afitanye na The Ben. Noneho byahujwe rero nuko yakoresheje umuhanzi bafitanye amasezerano y'imikoranire muri 155M. Uyu nguyu akaba ari we umuyobozi wayo, bikaba barabikoze kandi batamumenyesheje. Ibibazo rero bya The Ben na Coach Gael ibingibi ntago bizwi cyangwa nta muntu n'umwe ubizi, gusa ariko muri 2023 Meddy Beat uyu nguyu wakoranye n'aba bagabo bombi mu mushinga wo gutunganya indirimbo Why yemeje yuko ibingibi byaba bihari. Icyo gihe rero Meddy Beat akaba yaragaragaje yuko Coach Gael yishyuza The Ben abarirwa hagati y'ibihumbi 75 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 100. Urumva yuko kuko bibaye ari byo haba harimo ikibazo gikomeye. Bikaba bivugwa yuko aya mafaranga ari ayo Coach Gael yakoresheje ubwo bakoraga indirimbo Why. The Ben yahuriyemo na Diamond Platinum, ariko kandi ikarangira The Ben amushyize ku ruhande akamwirengagiza kandi yarashoyemo amafaranga ye.
Biti rero akomeza agira ati aya mafaranga ashobora kuba ari ryo pfundo ry'ibibazo aba bombi bamaze iminsi bafitanye hagati yabo. Abakurikirana imyidagaduro ya hano mu Rwanda bongeye gushimishwa no kubona Coach Gaël na The Ben bongera gufata umwanya wo gusangira icyo kunywa. Bombi kandi biyemeje gusenyera umugozi umwe, yewe bakubaka ibyabateza imbere n'ikintu cyiza cyane. Nongeye kubashimira rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro kigufi, twizera yuko umubano w'aba bagabo uzagira umusaruro ukomeye nk'uko tugenda tubyitega. Turabizi yuko bose bafite imbaraga kandi ari abakozi. So guys, niwibuke rero kugenda udakoze subscribe kandi wibuka kutwandikira muri comment utubwira icyifuzo cyangwa se igitekerezo waba ufite, natwe kandi turahari kugira ngo tukumve tugusubize. So guys, kora like rero niba ukunze ino video, tuzasubire mu biganiro byacu bizagenda bikurikira uko bukeye uko bwije umunsi ku wundi. Ciao ciao.